ni ibintu bishimishije cyane tubitegura garuka kuri wowe ubwawe okay ni ibintu byanshimishije cyane kuko buriya kuhoberwa abana bamubeye bamvugishije nasubiza ubwonko inyuma ngo mbone umubare n'abana benshi kandi umwana wamvugishaga nawe nabonaga yisagira ibyishimo cyane njyewe ku bwanjye niyo noheri y'ibihe byose twakanzura ko iyo noheri y'ibihe byose. Noheri ni iki? Ivuka rya Yesu. Aha utwibutse ivuka rya Yesu. Wagiye gusenga? Wakoze cyane. Beya Ebola Noah. Beya Ebo Noah. Yego. Wo muri Ghana. Yego. Ubuhanuzi bwe. Yego. Buvuga ko uyu munsi ari uw'imperuka. Uyu munsi muri Ghana. We yavugaga ko uyu munsi ari uw'iki, ari uw'imperuka y'isi. Bityo kubwo gushaka kwihisha umujinya w'Imana. Uyu mugabo yubatse inkuge yo kuhungiramo. Yego. Ndetse ashishikariza abantu kuyihungiramo. Bityo igihugu cya Ghana gita kimufata kiramufunga. Ariko bwa bwato hari abantu bagize bate bishimye. Urishimye. Okay, nanjye ndishimye kuhura nawe kamufurize kugira noheri nziza. Ntago twese ko twayambara Peri Noel abahita Peri Noel ni umuntu umwe papa w'amahoro agomba kuba umwe ariko twese tugomba kumva ko turi umwe dusa gutya tukishima. Aha tugeze rero ni ku Kirugu niho wifuje ko tugera dushaka kumenyaho harimo akana Yesu harimo kankinguruke ku kameramana zumiga abibereke ko tubireza dusobanurire. Ikirugu mbere na mbere iyo uhagera iyo uhageze ikintu abona cya mbere ni Ikirugu akahabona amatara atandukanye y'ubwoko anyuranye. Yego. Akabona akwango byanze bikunze Imana yakugira umukire ariko ntiyakugira president. Icyo kintu wacyumva utacyumva wabyemera utabyemera twajyana tutajyana Imana yakugira umukire ikakoreza abaterankunga bakaguha amafaranga kandi nabwo kukugira umukire Imana ntago amafaranga azava mu ijuru yaguha akazi keza no gushima Imana mu bihe byashize. Yego. Harimo abapfuye batambutse batakiriho. Hari abariho bifuzaga gupfa. Yego. Kuko hari benshi biyahuye. No mu ijoro rya keye Gatsibo umugabo yakoze ubukwe maze gukora ubukwe ageze mu rugo asaba umugore w'amafaranga yasagutse mu bukwe. Umugore amwango yose twarayakoresheje amazi impamvu bakoresheje amafaranga menshi ntiyamusubiza. Aramubwira ati byari ngombwa arangije afata icyuma agiye kukimutera Imana ikinga akaboko umugabo arakitera. Benshi twagiye twumva mu buzima busanzwe biyahura ariko ntibapfe Imana igakinga n'igihe cyabo kiba kitaragera ariko haba hari byinshi buri abagitegereje. Misa Jean Ngugu kuri Iris Rwanda TV ariko namwe mbifurije Noheri nziza n'umwaka mushya muhire. Hano kuri Centre Pastoral Notre Dame do Fatima twinjizemo hano iwanyu rero uzi utubwira ni gute Noheri nziza ku bana batoya ndetse no ku babyeyi babo tubisubiremo ngo bagire Noheri nziza. Abana mwasuze Père de Noël muze musuze Père de Noël Noheri nziza kuri twese. Bakwita nde? Uwase Fridolin. Uwase Fridolin. Uhuye na Père de Noël ubyakiye gute? Neza. Urishimye? Uyu bamwita nde rero niba ubizi kuri uyu munsi? Père Noël. Père Noël. Père? Père Noël. Wiga mwaka ngahe? Makabiri. Urishimye? Urishimye. Okay, nanjye ndishimye kuhura nawe kamufurize kugira Noheri nziza. Wakwita nde? Wakwita Suza Père de Noël. Bizana? Bavuze mu Père de Noël. Umusuza
noheri nziza kuri mwe. uraho bakwita noheri ni iki? ivuka rya Yesu. Aha utwibutsa ivuka rya Yesu. Wagiye gusenga? Wakoze cyane. Okay, Pedro. Noheri nziza, mugire noheri nziza cyane. Munabwire ababyeyi banyu muti tubifurije noheri nziza. Bagiye. Ati nguyu ukumva umeze n'abari kukureba. Ndishimye cyane, ibi bintu bigaragara ku mateleviziyo, bamwe babibona nk'aho ari umuco w'abanyamahanga, ariko kuko natwe twateye imbere mu bukirisitu tugomba kwizihiza noheri. Baravuga ngo ikintu ukibe mu kirimo, niyo mpamvu twemeye tugategura gutya tuvuga ati tugaragare neza kandi ibyishimo tubyejoyinge tubyigiremo, usibye uyu munsi binakomeze. Dukomeze ku kirugu rero, wamwe uransobanurira ikirugu bishatse kuvuga iki? Ubundi bakunda gutegura ibi biti, dutegura ibiti kimwe, bibiri, bitatu hano. Ibiti by'igiti cya noheri Ahariho hose kiba gihari. kiba gihari. Aha tugeze no kuri resebusiyo pastorale. Ni reception pastorale. Ari nayo dutegura igitaramo na noheri y'abana ku munsi wa kuki abantu benshi gutangarira niwo ni wambaye ibintu bidasanzwe muri uyu mujyi. Baravuga ngo wambaye neza, agaragara neza, wavuga ko nambaye nabi cyangwa nabi, ubona yaba ari umwemera gato. Rero kuba nambaye gutya ntabwo twese twakambara gutya. Burya abantu bose bagira ubuhagarariye, bagira umuyobozi, niyo mpamvu gutoranyamo umuntu, ariko ni ishusho igaragaza ko twese twambaye gutya. Tubiruke hano twese twumve ko twambaye gutya, ariko iyi myenda ntabwo twese ko twayambara. Peri Noweli abahita Peri Noweli ni umuntu umwe, papa w'amahoro agomba kuba umwe, ariko twese tugomba kumva ko turi umwe, dusa gutya tukishima. Aha tugeze rero ni ku kirugu, niho wifuje ko tugera, ushaka kumenyaho. harimo akana Yezu, harimo kankenguruke ku kameramana azuminga abibereke ngo tubwirere dusobanurire. Ikirugu mbere na mbere iyo uhagera, iyo uhageze, ikintu abona cya mbere ni ikirugu, akahabona amatara atandukanye y'ubwoko anyuranye, yego, akabona akana Yezu. Akana Yezu rero gasimbura Yezu, yego, Yezu Emmanuel. Noneho ni ukuvuga ngo ibintu byose bigira urwibutso. Ababona akana Yezu hariho ababifata nabi, ni urwibutso. Yego, ni urwibutso rugaragaza akana Yezu, ni urwibutso ni nk'uko baba barafashe ifoto. Yego, Yezu aryamye akiri umwana aribwo yavutse, aryamye mu kirugu. Ubwo rero aka ni akana Yezu. Nyuma y'akana Yezu uzahabona abashumba. Abashumba basobanura bashumba bageze bwa mbere aho umwana Yezu yavukiye. Hano turi kuhabona nabyita nk'umutavu. Ubwo rero aha umutavu, kugira tuwushireho umutavu n'umwana mutoya, ntabwo nta tandukaniro ririmo. Nta tandukaniro ririmo. Abanyarwanda bazi ukuntu iyo habonetse umutavu bawitaho. Yego, umuntu uzi kwita ku mutavu aba yaranize ku mwana. Kubihuza rero ni uko Yezu afite aho gushyiramo utwatsi kugira ngo abone aho bamusasira, bitewe n'iki
n'amateka twakwinjiramo ntago bari babayeho neza, bari mu rugendo rwo kujya kwibaruza yego Betelehemu bitewe n'itegeko bari bahawe n'umwami Herode. Ubwo rero nibwo rwari urwo rugendo barimo, igise kimufatiraho amezi 9 ye yuzuye. Rero nk'abantu bakuru batekereza bati na umwana aragira aho aryama, babitegura gutyo, birangira bigenze neza, umwana aravuka. Baravuga ngo icyahawe umugisha n'Imana aho cyaba kiri hose gitanga umusaruro. Tugushimire cyane kandi twifurize amahoro y'Imana. Tuzahore ku munsi w'ejo muri Noheli y'abana mwateguriye aba Do Fatima. Turacyari kumwe still na Iris Rwanda TV. Genda ukore subscribe, like, share na comment, usure na irisrwanda.com ubundi kugira ngo buri kimwe cyose gikomeze kugenda neza. Ubundi ejo tuzahurira hano mu muziki mwiza uyunguruye. Turi kumwe na Elazime n'abandi bantu basanzwe bakorana muri bande. Lazima mbibutse ko ari umwe mu banyeshuri ba muzika hariya ku Nyundo. Ibindi Nyagasana akomeze kubana namwe, mbifurije umwaka mushya muhire. Kuri subscribe, like, share na comment kuri Iris Rwanda TV. Ibisigaye ndabakunda cyane. Yes, reka ntanye mbifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2026. Turi kwa mu mwaka wa 2025 twinjira mu mwaka wa 2026 nziza Kuri twese muraho turakomeye muri pastorali. Murakomeye muri pastorali, tumeze neza. Ibi bintu wambaye hasi hasi ni inkweto y'ibihe byose Air Force. Hagakurikiraho ipataro ifite irebara umutuku, hejuru ni umutuku n'umweru, ku mutwe ni ingofero y'ibirori by'abana cya Noheli, nayo ni umutuku n'umweru, ifite igisagi. Ku bantu bafite imyaka myinshi ni igisagi, ni umweru. Ni umweru. Yes, bishatse kuvuga iki rero uyu munsi wa none ugiye gutangira tubwira amazina yawe, ubundi wakwitane? Ni amazina niswe n'ababyeyi, ni Somana Focus. Somana Focus rero tugusanze by'umwihariko twagusanze imbere y'ikiriziya, ariko by'umwihariko kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima. Bishatse kuvuga iki kuki wahisemo kwambara gutya, cyangwa se kuki nka hoteli nk'iyi yahisemo kukwambika gutya? Murakoze ku kibazo mumbajije cyiza cyane. Centre Notre Dame Pastoral Notre Dame de Fatima yahisemo gutegura uyu mwambaro ikawunyambika bitewe nuko pastorali ni hoteli ifite inzozi zo gukomeza gutera imbere, ariko iterambere ryose rishingira kuki? Ku bana. Udafite abana ntiwagira urubyiruko, ntiwagira abasaza. Niyo mpamvu hoteli pastorali yahisemo kuvuga ati katwifatanye n'abana mu kubifuriza ndetse no kwizihiza uyu munsi wa Noheli mu rwego rwo kugira ute rwo gukomeza gutera imbere, turi kumwe n'abazabidufashamo bakanabashimisha. Iyo ufite abantu ufite byose. Niyo mpamvu pastorali yavuze iti ntabwo uyu munsi twawirengagiza, ibyo dukora byose tubikora ari uko dufite abana. Nk'umwe mu bantu nabonye abana bari kwishimira cyane, bagasohoka mu kiriziya bakaza kukwifotorezaho, wowe wabyakiriye gute gusanga aribo bahisemo mu bandi bakozi bakakwambika uyu mwenda, bamara kukwambika uyu mwenda abana ukabona bari kukwifotoreza ari benshi? Ni ibintu bishimishije cyane tubitegura. Garuka kuri wowe ubwawe. Okay, ni ibintu byanshimishije cyane kuko buriya kuhoberwa abana bamubeye bamvugishije, nasubiza ubwonko inyuma ngo mbone umubare. Ni abana benshi kandi umwana wamvugishaga nawe nabonaga yahise agira ibyishimo cyane. Njyewe ku bwanjye niyo Noheli y'ibihe byose. Twakanzura ko iyo Noheli y'ibihe byose mu karere ka Musanze. Uranzuye? Ndanzuye. Niyo Noheli fayino. Utazagira indi mu buzima. Iyi ngiyi irahagije. Niyo utazagira iyi Noheli mu buzima ntabwo nazabyicuza. Ntabwo nazigera mbyicuza. Iyi ngiyi irahagije. Bugiye ukoze ku mwana umwe ushobora kuba wakiyimigisha ingana n'igihumbi. Kareka kubeshya. Nawe nta mpeta wambaye, ufite umuryango?
amusingo cyangwa si sinzi ukuntu urabishyira mu kinyarwanda ndi ingaragu nta bibazo ugize noheri ibihe byose noheri y'undi mwaka ntuzayirye noneho abana bawe uzabyara mu gihe kizaza ntibazabone ko wabaye Père de Noël kuri uyu munsi muri noheri isoza umwaka wa 2025. buriya iyo wakoze neza cyangwa se wagize ikintu ukora, iyo ukoze ikintu kimwe cyiza gishobora gusimbura ibintu bitari byiza ukoze byinshi, bitari byiza byinshi nta mumaro bifite. Wakora kimwe cyiza ukagenda utanduranyije, ariko ntabwo nifuza kugenda, ahubwo katwifuriza ubuzima, tuzakora ibindi birutaha, tuzavuga ati ni noheri y'ubutaha tuzayitegure neza, noneho birenze ibingibi abana bishime. Twe icyo duharanira ni ukubona ibyishimo by'abana twabigizemo uruhare. Muri centre pastoral iki gitekerezo cyazanwe nande hano iwanyu? Ntabwo najya kure y'umuntu ushinzwe gushakira isoko iyi hoteli, Juvenali. Twe nk'abantu b'abakozi muri iki kigo, kandi mvuge ko ndi umwe mu bakozi bakora muri pastoral, tumuzi ku izina rya marketing. Marketing manager, umusaza uzi gutekereza, uzi kureba icyo ejo hakeneye. Yavuze ati kanguhitemo wowe focus, imyenda iragukwiye, kanamushimire we ubundi afite impano. Niyo agiye ku isoko aravuga ati imyenda ndayigurira uyu muntu tutanari kumwe. Ukumva ikintu cya marketing ni talent ye, noneho abigira ni igitekerezo we yagize, ariko ni umusaza ukunda abana, ni umusaza ukunda abanyarwanda. Abo banyarwanda rero avuga ati ukugira mu muntu mukuru ibyishimo nabiha umwana, wagukundiye umwana nawe aba yagukunze. Tugaruke uyu munsi wa none ni noheri, ejo kuri 25 hari special, kuri 26 ni special noheri y'abana muri centre pastoral Notre Dame de Fatima. Kuki mwahisemo gutegurira abana ngo umwana wese urahagera mugomba kumuhereza? Uze kubitubwiraho mu buryo burambuye. Impamvu twahuje mu banyamahanga uwo munsi bawita Boxing Day. Boxing Day ni umunsi wo gufungura impano, ni umunsi wo guha. Hari igihe udafungura impano ahubwo uwo munsi ukayihabwa. Twe twaravuze duti rero twazifunze, reka tuzazifungure kuri 26. 26 rero impamvu twahisemo 26, hari umuryango ibitagize ubushobozi bwo kuvuga ngo tukatugira ibyishimo. Uyu mwana tumuha ibyishimo akwiriye, tumugenera ikintu. Nka pastoral igeze ahantu igera, hari urugo rudasaba umunyu. Pastoral nageranye nk'urugo rudasaba umunyu. Vuga ati icyo tugezeho tukigezeho bitewe n'iki n'abaturage, aho baturage bafite abana. Reka rero mu byo baduhaye tukoremo, twifurize noheri abana. Noheri y'abana tuyishira, baratekereza bayishira kuri 26 bagamije kugira guha ibyishimo abana. Bati nta wahuriranye ibintu. Uyu munsi ni umunsi wo gusenga, abana kaje guterura akana Yezu. Avati rero natwe kadushireho umunsi wacu, umunsi w'umwihariko. Ngende gushidikanya, nubwo ndi gushidikanya, ndi gutekereza nashidikanya ko iki kintu ari iyi hoteli izanagikora yonyine muri aka karere, oya mu ntara cyangwa se no mu gihugu. Iyi hoteli ni ya mbere. Nimwe mwenyine muzatanga impano ku bana ku buntu, nta kiguzi dushaka. Twe dukeneye umwana kugira yinjire muri hoteli azi. Byaba byiza je naherekejwe n'umubyeyi we, niho umutekano we twaba tuwizeye. Nubwo umutekano hano tuba tuwizeye, ariko ntago twaherekeza buri mwana kugera iwabo. Noneho akaza agahabwa impano ku buntu, umwana ntago wamwishyuza. Twe ni ikintu twakoze tutagisabwe, urumva ntago wakwishyuza. Ahubwo reka tubwire abana ngo ejo kuri 26 bahawe ikaze, ni karibu bafate ibyo bateguriwe, impano bateguriwe.
kandi twizeye neza ko bizabashimisha natwe tukishima, na utazifuza kwishima rimwe, uzifuza ko ibyishimo byawe bihoraho, ibyishimo ejo bazakira bizahoreho iteka ryose. Nabonye abahanzi barimo Elazimi, umwe mu banyamuzika akaba na mwarimu ku ishuri rya Nyundo rya muzika, ari umwe mu bazataramira abazaba bitabiriye uwo munsi mukuru w'abana muri Centre Pastoral. Kuki mwabihuje n'umuziki? Umuziki ni ikintu, hari umuntu twaganiriye w'inzobere mu bijyanye no guseriva abantu. Urumva ntago waseriva uba warize ibintu by'imirire n'imitekerereze, aravuga ati buriya umuziki ngufata nka salade cyangwa se Ndabone baravana ikiyobyabwenge. we yabirengejeho, aravuga ati umuziki ndawukunda, ati umuziki uba mwiza, utanga ibyishimo, uba nk'uko umuntu nyuma yo kurya ashobora gufata cyane ko kunywa, ati hari igihe yafata umuziki. Rero umuziki impamvu twabihuje n'ibirori by'abana, abana nabo bakunda imiziki, abana ni imiziki ituma imibiri y'abana ikura neza, umwana ukuze yumva umuziki utarengereye akura neza. Batwereka tubihuze, umuntu uje mu kirori yakazana n'umwana we, umwana ntago azanywa inzoga, umwana ntago akora amafaranga ngazigurira ikintu cyo kurya, niyo yagurirwa n'umubyeyi. Hari igihe umubyeyi ashobora kuba ati turasangira inkoko, akava ngo hoteli ntago ibamo ngo biswi, ngo ntago ibamo ibombo, ntago ibamo benye. Ibyo ni bimwe bateguye cyangwa se tuzabahereza ku munsi wabo. Niyo mpamvu twabihuje tuvuga ngo reka tubihuze tubikorere hamwe. Ni umunsi twahariye guha ibyishimo abantu bagana hoteli n'abifuza kuyigana. Tugana ku musozo, Noheli kwibutsa iki kuri wowe ku cyawe giti? Noheli inyibutsa ivuka rya Yesu Kristo. Yesu yavukiye hehe? Yesu yavukiye i Betelehemu. By'umwihariko navuga ko yavukiye mu buzima butari bwiza. Ubwo twavukiyemo abantu ba hano mu majyaruguru, twavukiye mu Kinigi cyangwa se tunabisanishe no muri Afurika, munsi y'ubutayu bwa Afurika. Noneho avukira ahantu nabyita nko mu kiraro cy'inka, mu mukavure inka zashokeragamo. Ukuvuga ngo rero natwe icyo kintu tunabihuze n'umunsi w'ejo uzaba, abo bana tuzagerageza no kubereka ayo mateka. Ikirugu twagiteguye, dufite umusaza uzi kubitegura witwa Godi, wacyubatse neza, kirasa neza, harimo n'akana Yezu karambaye, kambaye imyenda y'igiciro. Umwana turakigufotoreramo nta kibazo, kugira ngo ibyo bemere. Ubundi abanyarwanda basigaye baremera ari uko babonye ngo nta foto nta cyabaye. Noneho abo bana hariho imiryango itazi kubaka ikirugu, ibyumva mu mateka. Abana bazagira amahirwe yo kubona ikirugu, nibiba ngombwa dufite umwanya uhagije tunabasobanurira amateka y'icyo kirugu. Urumva abo bana uzaba uri kubaha ikintu cy'ubumenyi, kandi ubumenyi ni impano ikomeye iruta ibindi byose. Ubundi bavuga yuko ikirugu ari ikiraro, nibyo? Ntabwo nakanzura ko ari ikiraro, ahubwo tubigenere, tuvuge ko ari aho Yezu yavukiye, ari ahantu bifashishije kugira Yesu avukire bitewe n'ubuzima yari arimo. Ubwo iki gihe umwana agira icyumba, basigaye barubaka bakubaka icyumba cy'umwana. Tubigereranye ko icyo kirugu ari nk'icyumba cyari nk'icyumba Yezu yavukiyemo, cyari nk'icyumba cye. Uratwibutsa amazina yawe? Nitwa Somana Fukasi. Hano ukora mu bijyanye n'iki? Nkora muri banque service cyangwa banque delivery service.
Okay, turi kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima ahazabera igitaramo ku munsi w'ejo cy'abana akazacurangamo na bande cyangwa se umuhanzi bazaba bayoboye imbere na Elazme umwe mu bantu bagacishije hano mu Rwanda ndetse akaba ari na mwarimu ku ishuri rya muzika hariya ku Nyundo. Mbararike mwese kugira ngo ejo tuzahahurire amasaha yari yo yose abana bazahagera bazahabwa impano yo muri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima. Twifurize aba bantu batandukanye Noheri nziza. Ngenda hera kuri Padiri Oreste. Uramuzi? Padiri Oreste ndamuzi, katumwifurize kugira Noheri nziza kandi ibyishimiyo byabaye byiza umuntu nago umuntu yifuza kubihagarika. Twifurize Padiri Fresier, uramuzi? Ndamuzi cyane umupadiri umuntu wese yakifuriza gufatira nkarore modo cyangwa si gukurikiza ibyo kora. Jewe kubwanya mbona ari we mupadiri wahagarara nk'abandi bapadiri muri iyi ntara cyangwa mu bintu by'amadiyoseze kuko hari ikintu bita kuvuga ngo nka Yezu ku isi wenda nabyumva ntago sinzi uko azabifata njye mbona ibyo umupadiri wanyaye ibyo yagakombye gukora mbona ari byo akora. Okay, guhera ku mukozi ukora isuku kugeza kuri manager ku muyobozi wa Centre Pastoral Notre Dame de Fatima n'abakiriya bayo bose tubifurije Noheri nziza n'umwaka mushya muhire. By'umwihariko Iris Rwanda mwaradufashije kuva mu myaka 7 ishize dukorana nta byacitse nta kiramo kigikuba kandi mudufata neza natwe tukamamaza uko tubikwiriye. Rero yari inkuru yo kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima abo bose ndabasuhuje kuva ku mukozi wo mu w'isuku kurigera ku muyobozi wa hoteli yawo mu gikoni aba receptioniste aba serveri abaki bose amahoro y'Imana abane namwe. Ndabakunda cyane mu izina rya Iris Rwanda mwumve ngo turabashimiye. Wakoze Noheri nziza umuntu wese uriho uyu munsi nuzabaho katumwifurize Noheri nziza. Murakoze. Murakoze cyane.